harimo n'imyambaro ni na Yesu kazi igitangaza Matsiko Yesu nashimwe pe Matsiko nuko kumana pe yego mama ndagushimiye nukuri kw'Imana aho ukuye Imana ongere hasubize misashize twakoze ikiganiro umbwira yuko ukene waza gutera n'inkunga akagwa nako kena naho gapanuka bijya gusenga yego ntaradarigize amahirwe umubyeyi aguhaye imyenda aguhaye imyambaro myiza aguhaye na Bibiliya no uzabahindure mana nzakoresha ibishoboka byose ko ngiye kubona intwaro nkazaza mana ngene mvuga ivuga butumwa nkagenda nsengera abantu ngaterera akanyarira ngaterera imisozi mana ngagukorera kandi nziko ibi Bibiliya ngiye gufata mana nziko ari ingabo igora akazi murabibona gukorera Imana ni byiza biratangaje dore mbonye Bibiliya narayisabye bishoboka hanyuma banze iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes bihe byiza kuri umuntu wese akoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV kumwe na Zagara muhungu mu Nyarwanda umusore utagira kuzushinga ku metero imisago na sabashakanye mu myaka nta kasongwa meranze nyamusi gipfa nibarira bucaba bw'abaziga babo umufana bafana mwana w'umugore ndagira ngo rero nshimire buri umwe wese akoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nutarayikora ikintu cyo giye ngo ukore subscribe tujye dukomeza tubane mu muryango mugari umaze kugira ku 30 na bingahe birenga ndagira ngo dukomeze dukore subscribe tugende twiyongera tuzagera mu 200 na miliyoni birashoboka niyo mpamvu rero ngira ngo uyu munsi niganire n'umumama wampamagaye kuri telefone yanjye arambwira uti simbi iwanyu ariko mfite ikintu nshaka kuzankorera mama ndagira ngo utangire bwira abadukurikirana kuri Manzi na Innocent TV nitwa Mukandahiro ureyegereza mikoro gutya nitwa Mukandahiro Penna yego ndagira ngo warampamagaye umbwira ko ari cyo ushaka gusangiza abantu watangira utubwira icyo ushatse kubasangiza ndetse n'intego yabyo icyo naba naragutumirijeho nagira ngo tuganire ku bintu byaba byaranshimishije ku muhungu wanjye twaga Matsiye nkaba narabonye Imana isa nkaho yaba yaramuhinduye ngo nkaba nabishimira Imana n'abanyarwanda n'abadukurikiye bose nibwo butuma mbese mama watubwiye ko utaba mu Rwanda ubusanzwe mu kihe gihugu ibera muri Kongo wibera muri Kongo uri umukongomanikazi ego niyo mpamvu ko ikinyarwanda ntumva neza yego Matsiko rero ngo waramubonye ku mbuga namubonye ku mbuga ndamukunda cyane numva nifuza nawe ko twaganira twavugana tukayombana vizuri sasa ni kuyaka kwa Rwanda tukaonana na weye nitaje kukuona tukumbukane tuombane vizuri nilikuona saa hivi niliona mtoto yego batari kumva ikinyarwanda rero bati naramonye umuntu akumbuga numva ndamukunze ndamwishimira ndafateka nzaze mu Rwanda tubonane tugiye icyo tuganiraho mbese tugane nk'abantu bari bakumburanye yego none se mama nyuma y'ibyo bihe byose uri umuntu mukuze Matsiko nyine wenda aricyo mubonyeho niki cyaba cyaratumye wishimira ko Matsiko yahindutse Matsiko yatangiye kujya mu bintu by'imyitwarire mibi akajya mu bipingani n'ibindi abatinganya ibyo bihangana ikinyarwanda ntawe ucyumva neza yego mu batinganya najya mbibona ku matelefone nkabona n'umwana ukiri muto umva birambabaje cyane ariko nongeye kubireba mbona ko yahindutse kandi ni mutoto
yego ni mutoto niyo mpamvu naje mu oya natwe turabireba tubona ko yahindutse bikamera neza urumva none wifuje ko nge nazaguhuza n'uwo mwana w'umuhungu Matsiko Matsiko rero tundaza kubahuza ndaza ngo muguhamagarire tuze kureba tudatinze reka duhamagare Matsiko turebe ko twaza kumubona yego Nyarwanda ngira ngo murabyumva yuko burya iyo umuntu ahindutse sibye no kuboko kw'Imana kwaguhinduye n'abantu muri rusange baragukunda kandi bakaba banakublessinga. Matsi uraho? Muraho neza. Yego uravugana na Ruzagayura mani nahinduye nimero. Ngo ndavugana nande? Na Ruzagayura. Yes, Ruzagayura Sashimwe. Ahembazwe sikazina Yesu ashimwe se ntako Imana itagize. None se Matsi narindi hano handi munsi iwanyu kuri kagahanda ko hepfo uciye kuri bya bibati amwaba hahoza akabari. Ndahazi. Waza se nkakubwira ko ari ikintu ngira ngo tuganireho. Nacozo naringiye kujya mu mujyi ariko nabanza nakugeraho nta kibazo. Uriteguye sura hano hafi? Narinda aho ngaho rwose pe ndi ruguru yawe. Handi mu rugo ni huri? Yego. Waza ukandeba noneho akubwira nta kibazo hano wanyarutse. Nta kibazo ndaje rwose reka nkugereho. Ndi hepfo andi kuri jaride. Andi hari n'ibiti. Ndimo kukubona ndimo kukureba. Sawa ngaho banguka. Sawa. Banyarwandakazi ngira ngo murabyumva ko Matsiko uramwumva ko yemeye kuza me. Yego. Ni ibintu wakiriye ute kubona guhinduka kwa Matsiko? Nabyakiriye neza cyane kuko Matsiko ni umwana ukiri muto kandi nagomba kujya mu bipingane niba ari ibitinganye. Yego. Kandi akari umwana mudogo. Yego. Ngiye mubaza ikibazo kimwe mfite. Kuki Matsiko wamubonye ukifuza kuba waguri kumwe nawe ukifuza ko waba ari umuntu nyine wumva ko wagira icyo umufasha cyangwa wagira icyo umuganiriza kandi nabitwa ba Kayusi baragiye babuvamo bikagaragara ko utigeze ugaragara ngo bamufasha. Impamvu nakunze Matsiko urabona arakari umwana muto cyane nta mpamvu yo kujya muri biriya bintu by'ibitingani biriya byangiza ubwonko bw'umwana kandi aracyari umujyambere niyo mpamvu nifuje kuza kubonana na Matsiko akaba yahindurirwa ubuzima akaba yahindurirwa ubuzima akaba yaba umuntu muzima kurura agatebe aho ngaho uze wicare ntacyo uze dore ngo yahageze rero Matsiko wawe iyo niwe Matsiko niwe Matsiko ngira ngo urabona Matsi suza umuntu yewe naho mutoto wangu amakuru meza Matsi komera Yesu ahimbazwe Matsi ngira ngo rero uyu urabona ko ni umumama wambwiye ati nshaka guhura na Matsiko nanze kwikubwira ngo utaza guhunga nakubwira ati ndaza kwikubwira uhageze dore uyu mumama yifuje ko mwaganira ambwira ko ngari ikintu ngo yakwishimiye akishimira guhinduka kwawe akishimira kuva mu butinganye kwawe mwifuza ko ari ikintu mwageraho. Ni byiza cyane biranshimishije ubungore surprise nateguye nanatekereje. Yego mama ntacyo Matsiko muhiye mikoro wenda gufatira nta kibazo. None se Matsi karame ngira ngo umumama uri kumwe ko umumama ukuze igihe cyute ko umuntu umubyeyi nk'uyu nguye turuka mu gihugu kitari hano hafi mama yaturutse muri Kongo aje kureba Matsiko yumva ko n'ikinyarwanda avuga ntabwo apfa kucyumva utumva ikinyarwanda igiswahili cyishaka kubivanga. Yego nje biranshimishije cyane birananejeje kuba yaturutse muri ibyo bihugu by'abaturanyi akaba yafashe umwanya we itikiye akazinduka ngiye kureba Matsiko ni byiza cyane pe. Ahantu bitoroshye ngira ngo mama yaturutse muri Kongo hagana he Ibukavu. Matsiko ntabwo byoroshye sha kumana Yesu no kwimana Yesu nashimwe pe. Yesu nashimwe Matsiko n'ibindi bizaza nahita kuri umuntu pe. Tereka korasi Matsi tereka korasi kajyanye n'ijambo ry'Imana twumve akakorasi k'Imana ubundi bavuga ngo sibyo mbere w'imbere kujyanira agakorasi bavuga ngo Imana nimba guhinduye kaguhindura ubuzima. Yego
bavuga ngo ikura umuntu muri puberi ikamuhindura, ikamukarabya, ikanamusiga, ikanamwambika. Uranangaza Yesu we, uranangaza. Haleluya. Umuntu uri muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Uranangaza Yesu we, uranangaza. Amina. Ati Imana ishimwe Matsiko. Njye ni umuntu wishimiye ko wahindutse. Mama ngira ngo niba warakurikiranye ibya Matsiko, ngira ngo wagiye wumva n'ibyo agiye akuramo indwara zitamworoheye n'ibindi bibazo. Ngira ngo tubwire ese niki kwinshuro wazaniye Matsiko? Niyihe nama waje kumuha n'uwe bufashaje kumuha? Ese niki uteganya kuri Matsiko? Matsiko rero nkimana kumubona ku YouTube nkumva ndamukunze, ndamwishimiye cyane. Nafashe umwanya wo kuza mu Rwanda kureba uwo mwana bita Matsiko. None ngize amahirwe Matsiko ndamubonye avuye mu butinganyi yinjiye mu gakiza k'Imana. Nanjye nk'umubyeyi wamukunze nkamwishimira, kongera nkamukunda, naba namuzaniye impano yo kumushyikiriza. Wowe Yesu we, Yesu nashiye. Harimo n'imyambaro. Nina Yesu kazi gitangaza. Matsiko. Yesu nashimwe pe. Matsiko. Nuko kumana pe. Yego mama ndagushimiye. Nukuri kw'Imana aho ukuye Imana yongere hasubize. Mr. twakoze ikiganiro umbwira yuko ukene waza gutera n'inkunga akagwa nako kenda naho agapano kabijya gusenga. Yego. Ntaradorigiza amahirwe umubyeyi aguhaye imyenda, aguhaye imyambaro myiza, aguhaye na Bibiliya. Yesu we, Mana uhabwe icyubahiro, Mana ishobora byose, Mana ikora ibitangaza. Ndagushima Mana ko uyu mubyeyi yaturutse mu mahanga akagira mu Rwanda amahoro, ahumeka umwuka buzima, wamurinze nk'amastika ya munyamasengesho yagiye aca, wamurinze impanuka, umurinda imitego ya shitani, ugenda utegura mu izina Yesu Kristo, agira hano mu Rwanda amahoro. Kandi Mana naza guhinduka akongera agasubira iyo yavuye amahoro, Mana akagira amahoro. Mana nabwo turagushima, ikibazo ni icyawe Mana. Nagusenze nkora ibishoboka byose, ndakubwira ati Mana nindamuka mvuye muri ubutinganyi nta kubufasha, none Mana ko vugiye muri umubyeyi akava mu mahanga akaza kundeba, Mana ikibazo ni icyawe. Dene ngiye kwakira impano, anzaniye n'ingabo igomba kundinda, igomba kundwanya abanzi n'umwanzi Satani, uzaza ukuraho mu izina Yesu Kristo. Kandi Mana ndasengera n'abara bose bari mu butinganyi nabuzaze, Mana uzabahindure. Mana nzakoresha ibishoboka byose ko ngiye kubona intwaro, nkazaza Mana ngene mvuga ivuga butumwa, nkagenda nsengera abantu, ngaterera akanyarira, ngaterera imisozi, Mana ngagukorera. Kandi nzi ko ibi Bibiliya ngiye gufata, Mana nzi ko ari ingabo igomba kundinda, Mana nzi ko ari igihango ngiye guhana nawe, ninyitatira nzabihanirwe Mana, kandi n'Abanyarwanda n'igihugu cyambyaye. Murakoze, amen. Matsiko wa munyamasengesho. Mungu asifiwe. Amen. Abanyarwanda, yego Rwandakazi, murabibona gukorera Imana ni byiza. Ni byiza, biratangaje. Dore mbonye Bibiliya narayisabye bishoboka, hanyuma banze kubyemera ngo ni pranka niki, ntago ari pranka. Matsiko agakora se k'Imana kandi basenga buna gukorera Imana erega ni byiza yo, ushisha wumva gukorera Imana erega ni byiza yo. Haleluya, amina. Mama Matsiko urakoze, Imana igumugisha. Ntacyo mama, turagushimiye rero. Yicarire nta kibazo, ndabizi waturutse kure. Turagushimiye ko wagiriye neza Matsiko. Dushimiye Matsiko ko nta kibintu wabisubiza mu kintu wabikuzaniyemo. Ntacyo ubwo uraza kugira njyana n'igikapo kiza mu Rwanda ntibihabi ibingi bahari. Banzane n'akabage kiza, ubone n'agapantaro keza, batanya ngo turabeshya agapantaro. Yego. Tekana ko ugomba kuzajya mu ijoro. Marayika wese agenda yambaye imyenda y'imyeru. Yego. Yego. Wabonye akumana Yesu nashimye, agapira keza cyane. Iyi mu Rwanda ibihenze. Ibihenze ndabizi. Yesu Mana, reka nkubwire kure. Ibi bintu ngiye biranshimishije, ibi ni ibyanjye. Ni ibyawe Matsi. Nanjye ndabifata gutya pe. Iyi ni ingabo. Yego. Ba bantu bose
mwambonaga mu majipo mwambonaga mu masutiye muri pampa yego bantu mwambonaga nkora ibintu bitari byiza imvugo zitari nziza harimo wenda reka mbanze nisegure ku banyarwanda muzi ko nabasabye imbabazi nkasaba n'igihugu cyanjye imbabazi na RIB ko na RIB nayivuzeho ndagira mbabwire ngo harimo amavideo muzabona nagiye nkora ku ruhande baba bataragasohora baba kibitse muri za mashini ejo bagasanga ndimo kubwiriza cyangwa nakire gukimano sibyo ugasanga umumama ejo abonye ati se kundi abasoye ikindi kivideo ari yambaye amajipo oya utinganya warabusezeye narabusezeye harimo abakibitse amavideo ejo nimuzibona zira video bazisohoye nimuzavuge ati matsiko yagize harimo abantu babakizibitse harimo kiri muri mashini ejo nimuzisohora nibazisohora mukazibona nibizabakura umutima nukuri kuma mwumve ko ngi butinganya musezeye mu izina rya Yesu ndanabukandagiye amen mama wakiriye uterero kuba matsiko yishimiye impano muhaye okay ndakiriye mtoto wangu nishimia kumuona kwa macho simjue kabisa nilimpenda tuonane kabisa nilipenda yego siku nyingine tutaonana ndikuya Rwanda siku nyinshi ndakuya kumuona ndakuya kumwangalia yego nilimshimia kabisa haleluya amupeleke Mungu amukomeze Yesu Imana imurinde ibibi abone ibyiza Yesu nacyari umwana muto w'umujyambere igihugu gikeneye murakoze amen matsiko we wakira ute dusoza impano hawe ngewe nyakire neza biranshimishije nabisubiyemo ngo ahakuye yongere Imana ihasubize biranshimishije ko mbonye ingabo indindira ubu nta muntu wanyegera nta mwanzi watera iwanjye baba demoni ya mitego bagenda banega ngomba kwisimuka nkagenda nkandagira nshinga nkomeye cyane yanzira irimo amaho irimo umwanzi zahicamo amen matsi reka ngushimire reka nshimire n'abantu bose bakora ikiye Manzi na Innocent TV n'abantu bose bakora subscribe n'abatarayikora ngira ngo ikindi cyo giye kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu byiza bigiye bitandukanye ibiganiro byacu byiza byo nakagaruka ciao ciao